Yo, urabizi noneho mama Killaman ubanza noneho amakosa akoze agiye kumukoraho burundu. Mama Killaman ahise ashakira Killaman undi mubyeyi utateganyijwe. Mama Killaman ahise ashakira Killaman undi mubyeyi kumuhagararira mu bukwe bwe, kandi atazi neza ko ibintu zari gukora byose n'ubundi arimo gukorera ubusa. Mama Killaman ubwe ntabwo azi neza ko Killaman atari umuhungu we, kandi noneho Mama Killaman ikintu cyahise akora ahise anamushakira undi mubyeyi yo kumuhagararira mu bukwe. Ese guys, Tereza we kuri Killaman ahagaze hehe? Ese Tereza kuri Killaman abarwa hehe? Ese guys, uratekereza ko kuri ino nshuro no Mama Killaman afashe umwanzuro muzima wo kuba yashakira undi mubyeyi Killaman wo kumuhagararira mu bukwe bwa Killaman? Ese uratekereza ko Mama Killaman ikintu cyakoze ari ikintu kizima? Guys, niba rwuga mugeza no kuri 20k panywa ikaze, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe amaze tukomeze tugendane muri bende sensose mari kubagezaho umunsi ku munsi za film yacu Ibanga. Kandi murabizi ukuntu tura muri abantu b'intwari, murabizi ukuntu ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turimo gukorera. Ese Mama Killaman urabona umwanzuro afashe wo kuba yazana no mukecuru wo kuba yaba umubyeyi wa Killaman mu bukwe, urabona yaba ari ikintu cyiza? Ese Killaman namara kumutangaza ko ari umubyeyi we, hanyuma akazaza kubihindura akabibwira Queen ko atari umubyeyi we, ese uratekereza no Queen ikintu cyazakora ari ikihe? Guys, Queen murabizi ko muri zino minsi yarasigaye akunda Killaman. Queen murabizi ko muri zino minsi asigaye yiyumvamo Killaman. Queen murabizi ko kuri ino nshuro noneho yaratangiye kuba yifata agatangira nawe kuba yishiramo Killaman nk'umukunzi we. Ese guys, wowe uratekereza noneho Queen bitazagera none akisubiraho? Ese uyu mukecuru wazanye ngabe yabera Killaman umubyeyi we mu bukwe, kandi tuzi ko muri aba babyeyi babiri bose nta n'umubyeyi w'ukuri urimo wa Killaman? Ese wowe uratekereza noneho iri kosa Mama Killaman akoze bitazagera akaryicuza ubuzima bwe bwose? Mama Killaman ibintu byose ari kubifata nk'imikino. Mama Killaman buri bintu byose byari gukora ari kubikora nk'ibintu byo kwikinira, kandi atazi neza ko ibintu byose byari gufata nk'imikino kari ibya nyabyo. Mama Killaman bino bintu byose ari kugenda bifata nk'ibintu byo kwikinira, kandi atazi neza ko bino bintu byamukoraho ubuzima bwe bwose. Ese guys, uratekereza ko ubungubu tuvugana Mama Killaman umwanzuro afashe wo kuba yashakira Killaman umubyeyi mushasha ari umwanzuro muzima? Ese uratekereza Mama Killaman yaba akoze igikorwa cy'ubutwari cyo kuba yashakira Killaman undi mubyeyi, kandi azi neza ko nawe yakagombye kuba yamubera umubyeyi n'ubukwe bugapfa, ariko yakoze ikintu kizima? Guys, rero ntago tuzi aho bino bintu bizahagararira, ntago tuzi aho bino bintu byo Mama Killaman yishizemo aho bizagarukira. Mama Killaman agira ngo ari gutabara umuhungu we, kandi aho kumutabara ari gutuma ibintu bipfira rimwe. Mama Killaman aho kugira ngo abe yatabara umuhungu we, abe yamufatira imyanzuro mizima, ahubwo niwe uri kumufatira imyanzuro ipfuye. Mama Killaman aho kugira ngo abe yashyigikira umuhungu we mu myanzuro zose zafashe, ahubwo niwe ukomeza kugenda amwoshosha gake gake. Ese uratekereza Mama Killaman none azasigara ari kuririmba urwabonye mu gihe yafashe umuhungu we akamushiramo
imico mibi. Guys, ubu ngubu tuvugana Killaman nawe ntago azi ibintu biba biri kujya mbere. Killaman nawe ntago aba azi neza ko ibintu byose byo bari gukora umunsi umwe bizamugaruka nabi cyane. Killaman ubu ngubu tuvugana yamaze kwishiramo ko Queen babanye ndetse banakoze ubukwe ndetse banabanye bakaba banarambanye, kandi atazi neza ingaruka ziri inyuma y'ibintu bintu byose biri kuba buno ngubu kino gihe. Killaman ntago azi ingaruka bizamutera mu kuba yafata zino myanzuro zose z'umama wakomeza kuba yamuzanira. Killaman kuba yakomeza kugendera ku myanzuro ya mama we, ntago azi ingaruka bizamutera. Cyokoza papa we turabizi ko atabashigikiye iby'umugore waba ari gushakira umuhungu we umunsi ku munsi. Papa Killaman turabizi ko ikintu cyose kiba kiri ku munsi ku munsi, turabizi ko we abazi ukuri ndetse no kutari ukuri. Ese uratekereza ko ngubu tuvugana mama Killaman kuba yazana undi mubyeyi akamugira umubyeyi wa Killaman mu bukwe? Ese uratekereza nyuma y'ubukwe noneho ikizakurikiraho atari ikintu kizarimbura umuryango wabo burundu? Ese Killaman we kuba yemeye uyu mudamu akaba agiye kumubera umubyeyi, azi neza ko ari mushiki wa papa we. Ese uratekereza ko Killaman noneho kuba abyemeye atari ingaruka ya mbere igiye kumubaho kuba uyu mubyeyi atari wamubyaye bya nyabyo? Guys, twe turafilime yacu Ibanga turabizi ko nubwo uyu mubyeyi atari wamubyaye mu nda, ariko turabizi ukuntu amufata, turabizi ko ari umubyeyi we, ndetse turabizi ko buri kimwe cyose aba akeneye ku mubyeyi we turabizi ko akimuhereza. Ariko turabizi ko nawe atazi neza nimba atazi ko atari wabyaye Killaman, ndetse na Killaman nawe ntago azi neza ko uyu nguyu birirwa bakina ndetse uyu nguyu birirwa bakorana buri kimwe cyose atazi ko ari umubyeyi we. Ese wowe uratekereza mu gihe Killaman yavumbuye ukuri kose akamenya ko uyu nguyu birirwana ndetse uyu nguyu bakoranye ndetse uyu nguyu wamureze, akaza kumenya ko atari umubyeyi wamwibarutse mu nda? Ese ujya utekereza Killaman we azakora iki? Ese ujya utekereza Killaman mu gihe yamenyesha ukuri kose utekereza ko azakora iki? Ese uratekereza ko mu gihe papa Killaman we ukuri kose kwagiye hanze utekereza ko we azakora iki? Guys, turabizi ko kuva mu ntangiriro papa Killaman ahora arwanirira umuryango we. Turabizi ko papa Killaman ibikorwa byose byo ari gukora umunsi ku munsi bari kurwanira umuryango we ngo uhore uhagaze, nta n'ikintu na kimwe kiwutesha umutwe. Turabizi ko kugezana n'ubu papa Killaman buri kimwe cyose ari kugishiramo imbaraga kugira ngo ayo yabona umuryango we nta n'ikintu na kimwe cyawutesha umutwe. Ese papa Killaman we utekereza ko atari umugabo w'ukuri? Ese utekereza ko papa Killaman kuba ahora afata imyanzuro zo kuba yagirira abandi bantu nabi kugira ngo umuryango we ubeho neza, utekereza ko papa Killaman we ataba yigora cyane? Papa Killaman turabizi ko ari umuntu mwiza. Papa Killaman turabizi ko afata imyanzuro mizima. Papa Killaman turabizi ko buri kimwe cyose agenda akora agenda agikorera umuhungu we ndetse n'umugore we. Ese bino bintu nibamara kubimenya ko papa Killaman n'ubundi yirirwa agira nabi kugira ngo babeho neza, ese bazamwitura ibintu abakorera? Ese ubona papa Killaman bino bintu byose aba ari gukora umunsi ku munsi bino bintu bazabirebaho? Guys, Tereza turabizi ko nawe yamaze kuba yibagirwa umuhungu we burundu. Tereza
turabizi ko hari umunsi yigeze kwiyongoza akaza gushaka umuhungu we mu mujyi ndetse akanamubona, ariko turabizi ibyabaye kuri Tereza. Buri muntu wese ukurikirana filime yacu Ibanga turabizi ko Tereza bamufashe nk'umuntu w'umusazi, ndetse Tereza bamufashe nk'umuntu udatekereza neza. Tereza turabizi ko nawe buri kimwe cyose agenda akora kugira ngo abone umuryango ubayeho neza. Ese Tereza azongera kuba yagarura igitekerezo cyo kuba yongera kuba yajya gushaka umuhungu we akamugarura mu buzima bwe? Ese ubona Tereza byamukundira kugira ngo abe yongera kuba yagarura Killaman mu buzima bwe akamugira umuhungu we bya nyabyo? Guys, wowe niba ukurikirana ibikorwa byose mari kugeza umunsi ku munsi, ndetse ukabona ashaka kuba wagira uruhare kuri filime yacu Ibanga, ndetse ukaba ushaka kuba umunyamuryango wuzuye filime yacu Ibanga, icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri Link Empire, ubundi tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose muri kubagezaho umunsi ku munsi. Murabizi ko ingi yacu nayo nyizweho benefits z'ubwenge, murabizi ko ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turimo gukorera, murabizi ko buri kimwe cyose dukoze ari mwebwe tuba turimo kurebaho ngo tube twabaha ibintu bimeze neza. Guys, rero twigarukiye mu cyari wacu ibya Killaman ndetse na mama we, turabizi ko ibyabo bikiraho ngaho, ntabwo tuzi ahantu bizagarukira. Twigarukiye mu cyari wacu ubu ngubu tuvugana, Ive bamaze kuba bamubwira ukuri kose. Ive bamaze kuba bamubwira ukuri kose ko umuntu yitaga inshuti ye, ndetse umuntu bakuranye, ndetse umuntu biganye amashuri ye yose, ndetse umuntu yagishaga inama akamugira inama ibikorwa byose yakoraga, niwe yagishaga inama, akaba amaze kumenya ko ari we uri kwica umuryango wabo, ko ari dete. Ese wari watekereza ko Ive none umwanzuro akora ari izihe? Guys, ubu ngubu tuvugana Gahima bamaze kuba bamugira inama yo kuba yareka ibikorwa byose akora akaba yabinganzwa. Gahima bamaze kuba bamugira igitekerezo cyo kuba yareka ibikorwa byose byo gukora umunsi ku munsi akaba yabinganzwa ya dete. Kandi dete tukaba twamaze kumenya ko dete ari kubivuga, ndetse anashigamye dete akabivuga ashize amanga, nta n'ikintu na kimwe kimutega. Dete twamaze kubona ko buri kimwe cyose akora agikora kubera impamvu. Dete Gahima yafataga nk'umuntu uzamuhoza amarira yojoje yamuteye. Dete Gahima yafataga nk'umuntu w'intwari igiye kumutabara, ibintu byose byo Jojo yakoreye Gahima akaba agiye kubimukiza. Dete ubu ngubu tuvugana yamaze kuba yihindukana Gahima agiye kumuta mu menyo ya rubamba. Ese guys, uratekereza ko Gahima ibintu yakoze atagiye kubyishyuza ubuzima bwe bwose? Guys, ubu ngubu tuvugana Gahima nawe nagaze ikintu yakora kugira ngo abone yagaruka mu buzima bushasha, ndetse abone yongera kuba yagaruka ukuntu yari ameze mbere hose. Gahima turabizi ko byanga byakunda hadaciyeho iminsi myinshi, turabizi ko kino kintu cyo yakoze azacishiza, ndetse akazacishiza ubuzima bwe bwose, akishiza impamvu yaba yarataye Jojo wenyine, akamuta bataratonganye, ndetse akamuta Jojo atarigeze amuca inyuma, ndetse akamuta Jojo atarigeze amutonganya n'umunsi n'umwe. Ese uratekereza ko Gahima kino kintu kizamuhira cyo kuba azicuza amazi yararenze inkombe? Guys, rero niba ukunda Ibanga ndetse ukabona kurikirana ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga, cyangwa usaba no kuba wakora subscribe, ndetse ukanatanga ibitekerezo bya wundi ukambwira ukuntu wabimva kuri filime yacu Ibanga. Guys, rero turabizi ko ubu ngubu tuvugana Babu nawe kugira ngo azemererwe kuba yaba umukwe wa Bijobija, turabizi ko bizagorana. Babu akomeje kuba yafatwa nk'imbwa, Babu akomeje kuba yafata nk'umuntu w'igihomora, ndetse Babu akomeje kuba yafatwa nk'umuntu w'imbobo utazi ikintu cyo kuba yakora, ndetse Bijobija nawe akomeje kuba yakabya cyane ku mukobwa we akamufatira imyanzuro ikabije cyane, ndetse Bijobija akomeje kuba yafatira imyanzuro umukobwa we bizatuma umukobwa we namutoroka akishingira badakoze n'ubukwe. Ndetse ubu ngubu tuvugana Mutesi nawe ntagaze uburyo yarwanirira umukunzi wenda ngo abe yamurwanirira ngo buri kimwe cyose abone ko cyacamo neza. Mutesi nawe akomeje kuba
yahohoterwa na se kugeza n'aho afatira umukunzi w'imyanzuro zidasanzwe. Mutesi turabizi ko nawe buri kimwe cyose ashaka yagikora. Ese urabona bijye bijya kuba afatira imyanzuro umukobwa we ikabije, ndetse akaba yamufatira imyanzuro izatuma aba yahera iwabo. Ese uratekereza ko bijye bija rino kosa ry'abari gukorera umukobwa w'umunsi ku munsi, uratekereza ko atazaryicuza? Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Mutesi akunda Babu bya nyabyo, kandi na Babu nawe turabizi ko nawe akunda Mutesi bya nyabyo, ariko turabizi ko bijye bija papa wa Mutesi turabizi ko ataba yifuza uriya muhungu n'umunsi n'umwe mu buzima bwe. Ese uratekereza ko bino bintu Mutesi we azakomeza kubirebaho, kuba se umuhungu wakunda atamwitaho? Guys, turabizi ko bino bintu ahantu byaturutse, turabizi ko ari ahantu hamwe ho Babu yanze kuba yaha inzoga y'ubuntu bijye bija, ariko tukaba turi kubona ko biri kumukurikirana ubuzima bwe bwose. Guys, rero Niyori we na mama we turabizi ko ngubu basigaye babayeho neza, turabizi ko Niyori na mama we basigaye babanye neza, ndetse Niyori atangiye kuba yafite imyanzuro yo kuba yagurira mama we imyenda. Guys, rero nagutsindiye, murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime yanyu. Tereza we na Niyori babanye neza, mama Killaman ndetse na Killaman nabo imyanzuro yo gufata ntabwo tuzi aho bizagarukira, ndetse papa Killaman akomeje kuba yabareba akicijikira. Guys, rero nagutsinze kongera duhure ku episode kuri filime yacu Ibanga. Nitwa Niyonsenga Venke, murera kuri YouTube channel yitwa Venke Empire. Icyo mbasaba ni ubufasha, kandi umuntu utanze ubufasha nta n'ikintu kimwe abahonze. Niba uri umuntu mukuru ndetse ukabona ashaka gufasha rubanda rugufi, ukaba wifuza ko buri muntu wese yatera imbere ndetse akagira ikintu ageraho, icyo ngusaba ni ubufasha butoya cyane. Kandi niba uri umuntu mukuru urabizi ikintu cya mbere gifasha umuntu ni ikintu gitoya, kuba wafata telefone yawe ukajya kuri YouTube channel ukandikamo Venke Empire. Icyo nari ikibazo, ibyo ni ibintu biba byoroshye cyane nko kunywa amazi, ni ukwandikamo Venke Empire, ubundi ugakora subscribe, ubundi tukaza dukomeza tugenda muri bikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko umuntu wese wageze kuri YouTube yanjye yitwa Venke Empire ahabonera ibintu byinshi cyane, kandi ahabonera ibintu by'agaciro bituma abaho yishimye, abaho afite akanyamuneza, ndetse ahorana akamwenyu ku munwa. Ndetse ku muntu wese wageze kuri YouTube channel yanjye yitwa Venke Empire ntiyahava adasetse, kuko ikintu cya mbere duhorana ni amaseko. Kandi nawe nimba ushaka kuba umusetsi ndetse ukabona wifuza kuba wahorana ibyishimo, icyo ngusaba ni ukujya kuri YouTube channel yitwa Venke Empire. Rero niba uri umunyamuryango ukaba wifuza kuhora useka ndetse ukaba wifuza kugira ngo ujye uhorana akanyamuneza, ndagusaba kugira ngo ukurikirane Venke Empire. Ese guys, ubona ibikorwa byose mari kugezaho umunsi ku munsi biboneye? Ese uba wifuza kugira ngo nawe ube wagira agaciro kuri YouTube channel yacu? Niba uri umunyamuryango rero ukaba ushaka kuba umunyamuryango wa Venke Empire by'umwihariko, ndagusaba kugira ngo unyarukireyo ukore subscribe kugira ngo tugendane kandi tugendane neza mu mahoro. Iyi ni wari uzi ko yari yerekeranye ku muntu waba wifuza kuba yatanga inkunga ku bantu hatishoboye. Icya mbere, inkunga yawe aba ari y'agaciro, kandi inkunga yawe tuyakiriza amaboko abiri. Kandi ku muntu wese uba wifuza kugira ngo agire agaciro mu isi ni ukuba watanga inkunga. Kandi niba uzi neza ko utunze ibya mirenge ukaba utarekura ikintu cya mbere kibaho kitari icy'agaciro cya mbere, kuba wafata phone yawe gusa ukerekeza kuri YouTube, ubundi wahagera ukandikamo ijambo Venke Empire. Ni ibintu byoroshye cyane, warangiza ugakora subscribe, ubundi tugakomezanya tukagendana
mu bikorwa byose nshaka kuba nabagezeho muri zino minsi. Muri iyi minsi igiye gutangira filime yitwa ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye ni ubwanjye, si ubwanyu. Rero icyo mbasaba namwe ni ukugira ngo iyo filime tuyikomezanye turi abantu benshi, kugira ngo buri muntu wese amenye ubuzima bwe, amenye igarukiro, ndetse amenye aho atagomba kurenga mu buzima bw'undi, amenye n'aho agomba kuba yagarukira mu buzima bw'undi, ndetse ubuzima bwawe ube wabuyobora uko ubushaka, kuko ubuzima ni ubwawe. Iyi ni wari uzi ko. Rero niba ushaka kugira ngo dukomezanye muri iyo filime yitwa ubuzima bwanjye, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe hano kuri Vinke Empire, kandi tube twajyana mu bindi byose mari kubagezaho umunsi ku munsi. Muri izi minsi tugiye kugenda mbagezaho wari uzi ko zerekeranye n'ubuzima bwo kuri iyi si, ndetse n'ibinyabuzima biri kuri iyi si byose. Rero ndabashimiye ku muntu wese ukurikirana Vinke Empire, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.